baca umugani mu kinyarwanda ngo buryo akaryoshye ntigahora mu itama, ndetse akabantu babashe kuba bakishimira cyangwa se babashe kuba bakunda ntago babasha kuba bagahorana ngo bakarebe. Dutangiye episode ya 14 ahangaha, ndetse mbabwira ko ari nayo finali y'iyi nkuru yacu. Ndetse muribuka ko twasize umukobwa ari kuba yabwira umusore ati ahangaha ati ba wansinyira, ati wemere ko njye nawe dutandukanye mu buryo bwiza. Ndetse ahangaha nibwo yabwiraga abana ati bana banjye ndakeka twava ahangaha, ati nicyo gihe cyo kuba twajya kuba twatangira ubuzima bushyashya. Kumbe ntiyarazi amakosa yari akoze. Abana yarabashije kuba yabatandukanya na papa wabo wa nyawe, ndetse uriya mukobwa Alice ni nawe mugore w'uyu musore byemewe n'amategeko. Nubwo batari bakabinogeje ngo babe bajya mu murenge nyine amategeko abyemere neza, ariko bari bafite certificate zigaragaza ko we nawe babashije kuba bashyingiranwa. Barakwereka bamaze kuba basohokamo aho ngaho. Wa mupampe wacu assistant Jimmy niko kuba yakinjira asanga boss waryamye ahangaha, niko gutangira kuba amaze se boss atugiye kuba wabemerera cyangwa se ubareke bagende. Kim niko kuba yabwira Jimmy ati ndabizi Alice maze kuba namumenya, ati iyo yabashe kuba yafata umwanzuro ataba yawufashe yasoje. Assistant Jimmy niko kuba yamubwira ati ariko ntago wakagombye kuba wari ku rukundo rwawe ngo rugende kuriya. Kim niko kuba yamusubiza ati Jimmy ati narakubwiye turacyari umusore, ati nawe uzabasha kuba wabimenya cyangwa se ubisobanukirwe. Ariko umusore wacu ahangaha ntago yari yishimye habe na gatoya, ndetse ntabe n'ibyishimo habe na bikeya. Kumbe bakiri aho ngaho bari kuba baganira, ndetse muribuka wa mugabo bari bohereje muri episode yashize ngo abe yajya kuba yahinduranya ibisubizo cyangwa se aze kuba yazana ubwo baraba bari kuba bapima ngo barebe ko bariya abana barabo uyu musore yashanga mu bitaro. Atangira kuba yabwira umusore ati ntago narinzi ko urwaye, ati nimpunze mfite akazi kenshi, atari ko nkimara kumenya kuri ahangaha ku bitaro, ati narinje kuba nagusura. Umusore niko kuba yamaze ati se nayahe makuru noneho mfitiye. Umugabo niko kuba yambwira ati ninje kuba nakubwira ko burya cyagiye ntago nigeze mbasha kuba nahinduranya ibisubizo nk'uko wari wabimbwiye cyangwa wari wabinsabye. Hamwe mumva amakuru umugabo wari uri ahangaha yari atuzaniye, kandi famiye yari imaze kuba yagenda, ariko yakomeje amubwira ati cyagiye ubwo wansabaga kuba nahinduranya ibisubizo, ati ntago nigeze mbikora kuko nahageze byarangije kuba byasuzumwa. Umusore niko kuba yamubaza tuvuze ngo iki. Diskim we muri ako kanya ntiyari ari kubasha kuba yabyumva, niko kuba yasubirishamo umugabo. Umugabo aramubwira ati ndi kuba nakubwira ngo ibisubizo ntago nigeze mbihinduranya. Umusore niko kuba yavuga ati bivuze ngo ubwo bari abana rero naba ndi papa wabo wa nyawe. Umugabo niko kuba yamubwira ati yego rwose, ati bari abana n'abawe wowe uri papa wawe, ati ni wowe papa w'abari abana, ati kuko njyewe sinigeze mbasha kuba nahinduranya ibisubizo, ndarahira imbere y'Imana. Reka nkwibutse kuba wadukorera subscribe wowe utarayikora, ndetse ujya no muri comment tubwire ukuntu wabonye iyi nkuru yacu. Niba yaragushimishije ko wadushyiramo imitima myinshi, ndetse uze kuba wakwibuka no kuba wadukandira kuri like, ndetse wibuke no kuba wadukorera share ku bantu bawe kuko ni ingenzi cyane. Ahangaha umusore yari amaze kuba yakakira amakuru meza. Ese araza kuba yayamaze iki? Aya makuru araza kuba yamufasha iki? Yatangiye kuba yakwiyumvira ati bariya abana n'abanjye, ati zirampanga rwose, ati barana abuzukuru ba mama wanjye, ati ngomba kuba najya kuba nashaka umuryango wanjye. Niko kuba yahaguruka n'ubukweto n'imyenda yo ku bitaro. Arangije abwira assistant Jimmy ati nicyo gihe ngo tube twajya kuba twashaka umuryango wanjye. Bahagurutse wuti shitabona, ndetse ko ariko kanya barakwereka ahangaha uwari wahoze kagiye kuba yava muri uyu mujyi cyangwa se agiye kuba yava ahangaha akagenda. Yarahagaze ahangaha utwana niko kuba twambwira ati mama, ati papa ari guhamagara. Mama niko kuba yabwira abana ati nta na rimwe nzongera kuba namwitaba, ati njye nawe byararangiye. Kumbe utwana twatangiye kwicirana amasiri. Kandi kagahungu niko gutangira kuba kasutama hasi, ati mama, ati mu nda hari kundya rwose, ati kandi sinashobora ngiye kuba nabyihanganira, ati mu nda hari kundya. Disi nk'umubyeyi nawe ugira impuhwe yarapfukamye hasi, ndetse atangira kuba yavugisha akana ke akabaza ati sura ukumva bimeze bite. Kana niko kumubwira ati munda mama hari kundya cyane. Mama niko kuba yavuga ati reka mbe nashaka ukuntu tubona taxi cyangwa se turebe taxi twatumije aho igeze. Mama muri ako kanya yatangiye kuba yakuraho telefone, niko kuba yabwira ati umwana, ati ndabona taxi twatumije rwose igeze ahangaha. Kumbe bidatinze
mama akimara kuba yabwira umwana ati taxi iri ahangaha, kuko yahise ibasha kuba yahagera, yari igiye kuba yabatwara ku kibuga cy'indege. Mama niko kuba yakinjiza utwana twe mu modoka, arangije atwinjizamo abwira shoferi ati hindura umuhanda, ntabwo tukigiye ku kibuga cy'indege, ati tujye ku bitaro. Utwana twatangiye kuba twakishima, ati we made it, ati we made it, ati ndakeka tubikoze rwose, ati tugiye kuba twakongera guhura na papa. Bigaragare ko utwana tutashakaga kuba twatandukana na papa watwo. Papa nawe we na assistant Jimmy bahise bafata imodoka igitaraganya, ndetse papa ntiyigeze ahagarara kuba yahamagara umugore we. Yakomezaga avuga ati kubera icyo utari kubasha kuba yamfata. Assistant Jimmy ati mbanza buriya yarakaye, ati komeza ugerageze. Umusore nawe ahangaha Kimu yakomezaga agerageza ahamagara, ariko umukobwa ntamufate. Kugera ahangaha Jimmy niko kuba yamubwira ati boss, ati ndabona ahangaha dufite ambutiyaje, ati sinzi ukuntu turi bubashe kuba twayicamo rwose, ati kandi ndabona n'iminota irimo kuba yadusiga ubu ngubu, ndabona iminota rwose iri kuba yagenda, kandi nta mwanya dufite wo kuba twaba ahangaha, tugomba kuba twabashaka indege itarabajyana. Barakwereka ahangaha umusore niba yarabonye nta kundi biri buze kuba byagenda, cyangwa se atari buze kuba yababona, yahise yigarukira mu kazi nk'ibisanzwe. Umukobwa wacu ndiko kuba yakinjira teri amubwira ati se hari ikintu naba nagufasha. Ndetse ahangaha burya umunyacyaha ntabwo ajya agira isoni. Yarinjiye umusore atangira kuba yamubwira ati wabashije kuba wakihindura izina, ndetse wiyiterura umuntu utari we, ugaragaza umwirondoro wawe utari wowe, atungaragariza ko ari wowe. Nabashije kuba nafata inshingano kuri wowe, cyangwa se twabashije kuba twabinoza mu myaka 5 ishize. Ati se wumvaga bizarangira gute? Kumbe byose nibyo umusore yari kuba yakibwira mu mutima. Yarakabwiye ati nemeye kuba nashyingiranwa nawe rwose. Agakobwa kari kagaza ngaho, umusore arakabwira ati ubu ngubu, ati nahamagaje n'inama kigomba kuba yaza, ndetse tukaba twaganira ku bukwe bwacu. Agakobwa ka Teri niko kuzangaha kirukanka kumbwira ati se nyuma na nyuma arabyemeye. Umusore niko kwambwira ati erega rwose, ati naje gusanga nta mpamvu yo kuba nakomeza nkwihunza kandi uhari, ndetse ubu ngubu ni wowe ugiye kuba waba director manager wa ya project twari twahaye wa mukobwa wacu Alice. Katangiye kwa kakiyumvira kavuga ati numvishe wa musore ambwira ko umugore wiwe Alice ndetse n'abana babashe kuba bava muri uyu mujyi, ati bivuze ngomba kuba nafatirana y'amahirwe, ati nkaba nakijyanira uyu musore rwose. Ariko burya nk'uko mubizi, burya indyarya n'indyamirizi. Agakobwa katangiye kwa kakishima, ndetse katari kazi imipangu y'umusore kuza gashaka kwa kamwegera ngo kamuhobere. Umusore niko ko yambwira ati ariko kuri kondisi imwe, ati ibyo byose ubwo byabaga, ati ubwo natangaga igitekerezo cyo kuba wazanka kugira umugore byemeye tukabana mu rugo, ati murumuna wanjye yabyanze. Mwibuke murumuna w'uyu musore nawe ntiyashakaga ubuyobozi, cyangwa se ntiyarashigikiye umusore. Gute yaba yanze ko uyu mukobwa w'umugore we, kandi yashakaga ko uyu mukobwa w'umugore we ndetse akabasha kuba yakirukana uriya mugore wacu Alice ahangaha. Yatangiye kuba yabikabwira karangije umujinya urakica. Gatangira kwa katekereza ati gutiranya na yimbwa yaba yaranshutse ikangambanira bigeze ahangaha, yarangiza ikansiga gutya. Burya ngo umuntu nafata ibuye akariterera iwawe, cyangwa se akarijugunya mu rugo iwawe, atitaye ko hari abana bakangirika, nawe uzafata irindi ube warijugunyayo. Umusore wacu bigaragare ko hari imipangu, cyangwa se hari agakino yari yapanze. Akimara kuba yabikoze umukobwa yahise yinaga ahangaha, ndetse azafite kamera abwira ikigoryi cyari kirangaha cy'igisore, akibwira ati gute wowe watinyutse kuba wakora biriya bintu. Umusore niko kuba amubaza ati se ahubwo wowe atugeze muri ofisi yanjye gute? Kumbe twatwana ahangaha twari twigize twa maneko, ndetse ahangaha turi kuvuga ati ibi ngibi tugomba kuba twabiripotinga kwa mama rwose, akabona ko guhera ku munsi wa mbere byari akagambane. Barakwereka mama wacu ahangaha yari ari kumwe n'umugabo wiwe, ari kuba yahamagara abana ababwira ati se muri hehe, ati ko mwajyanye telefone ya papa wanyu. Ndetse mama yakomeje ahamagara avuga ati se nta muntu uri kuba wanyumvaga avuge mwatwana mwe. Utwana ahangaha niko kuba twamubwira ati turi kuri misiyo over, ati turaza kuba twabonana nawe vuba over. Mama niko kuba yatubwira ati misiyo muyisoze vuba over, ati mugarure telefone ya papa over. Kumbe utwana twari twigize twa maneko.
umugore nawe ari kumwe n'umugabo w'ahangaha barimo bagikatamo gake gake. Alice wacu yatangiye kubabaza umugabo we ati si ibi byose wapipanze ute? Ati guhera ku ntangiriro ku buryo natigeze mbasha kuba nakumenya. Umusore niko kwambwira ati erega ibintu byose bisaba kuba wabigenza gake gake. Ati nibwo bigenda biza bihinduka ndetse bijya mu murongo ushaka. Akimara kuba yambwira gutyo, mama yatangiye kuba yakibuka burya wa munsi ubwo akana kamubwiraga kamubeshya ndetse twe turabizi, kamubwira ati mama, ati mu nda hari kundya. Kombe mama yaje atabaza ati hari uri hano ngo adufashe. Bageze ku bitaro akana niko kwa katubwira mama wake ati mama, ati ndatekereza wanshyira hasi. Ati mu nda ntago hakiri kundya rwose. Mama niko kuba yashyira umwana hasi, arangije aramubwira ati bigaragare ko wambeshyaga we na mushiki wawe mwankiniye imikino. Ati kubera iki rero? Akana niko gutangira kuba ikamubwira ngo kati mama ntago twashaka kuba twava muri uyu mujyi. Kumbe barakwereka wa mugabo w'umuganga yahise agera ahangaha ndetse ahamagara ati madamu Kimu. Ati madamu Kimu, ati ese uri ahangaha? Madamu Kimu niko kwatangira kwamaza ati so uri ahangaha ukora iki ko nakuzi? Umugabo niko gutangira kwambwira ati imyaka yose ishize ndetse n'igihe cyose gishize. Agiye kuba yatangira kuba yamubwira wa musore wacu niko kuba yahita agera ahangaha ndetse nawe ari kuba yahamagara ati Alice. Ati Ishyari. Alice nawe niko kuba yahindukira kureba neza yari umugabo wiwe wari ugarutse aho ngaho. Itugahiniye hakuno birangiye Alice yongeye kuba yabona umugabo wiwe ndetse arahindukira mureba neza inyuma ndetse umugabo nawe ahagarara yemye. Ndabona ko atari karangira, karakomeje ahangaha. Umukobwa akomeza atangira kuba yakibuka cyangwa se yakenyegeza yibuka ibihe byose babashije kuba ibacanamo we n'umugabo we, ndetse yibuka ahangaha amubwira ati ute wambwira ko utari wowe CEO wa Kim Group cyangwa se Kim Company? Ati iyo mpamvu, ati wabasha kuba wayinsobanurira? Akibuka na cya gihe ubwo yamubwiraga gukata kokombure, ndetse umusore ahangaha ntiyari abizi ahubwo yabaga ari kuba yamwitegereza, ndetse yibuka n'umunsi wa mbere buryo bahura. Bigaragare ko umusore nawe yari arimo ari kuba yamushaka, ndetse natwe turabyibuka neza. Uyu musore wacu kuva wa munsi wa mbere nawe yari ari gushaka uyu mukobwa kugeza magingo aya ngaya. Bose bakomeje barebana ahangaha ndetse buri umwe yayibuze icyo abasha kuba yabwira undi. Ndetse Alice we yari yifitiye umujinya ko umugabo wamufashije imyaka cyangwa se wamufashe ku ngufu imyaka 5 yari ishize agakubita kuri ka kandi yari yaramusize rikaba kugarura ahangaha. Abangaba bo bari kuba batongana. Umukobwa atera abwira uyu musore ati gute wabashije kuba wanjyana muri iyi mikino yawe y'ubugoryi, warangiza ukaba uri kuba wangambanira, ukaba ushaka kuba wansiga muri uyu mwanda? Ati gute wagiye kuba wabwira mukuru wawe cyangwa se wajya kubwira boss wacu Kim ngo ntabe yangira umugore ngo anyerekane muri body ngo inama ibyemerere ko mugiye kuba naba umugore wiwe wacyohewe? Ndetse ahangaha Teri yaje kuba yasomera wa musore, atangira kuba yamubwira ati byose imipango yawe yose kuva ku munsi wa mbere, ati uyu mwanda wose ni wowe ubashije kuba wawunkiramo. Ati watumye njya kuba inakiba design ya Alice ndetse bigaragare ko nta kintu yari ashoboye. Ati se na biriya nabyo aturaza kuba wabyirengagiza? Ati ndetse nanone wibuke neza ko ari wowe wabashije kuba wakohereza ya modoka ngo ijye kuba yababaza abana kandi uzi neza ko ari aba mukuru wawe. Ati se ibyo nabyo aturaza kuba wabihakanara? Aturaza kuba wabihakana? Ati none muri aka kanya urashaka kuba wantanga ngo bajye kuba bantaranga cyangwa se mbe natakara ku gasi? Kumba ahangaha Kim yari ari kumwe n'umugore we Alice, ari kuba yamubwira ati wowe reba kuri telefone yawe gusa nicyo ndi kuba nagusaba. Abangaba ibyo bari kuba bavuga ndetse bari kuba bakivamo utwana ahangaha two twari dukomeje kuba twakifatira amashusho. Umukobwa amubwira ati ntago ndi bwemere kuba najya muri prison njyenyine, ati turaza kuba twajyana. Umusore ahangaha niko kuba yatangira kubabwira Alice ati ese uri kuba wabona noneho ukuri? Umukobwa niko kwambwira ati se aya mashusho noneho dufite, ati ndakeka yabasha kuba yajyana murumuna wawe muri gereza akaba yajya guhanwa n'ibyaha yakoze. Igisore cyatangiye kuba cyamuniga kimubwira ati se wowe wumvaga uriya musore wacu cyangwa se mukuru wanjye yakwemera? Ati kubera ko wibye isaha ya mama w'abana biwe cyangwa se y'umugore we ukaba wayitirira?
kumva ubwana ahangaha bwarumiwe kumva uyu mukobwa wari uri ahangaha byose kuva ku itangiriro byari amabeshyo cyangwa se amanyanga, niko kuba bwatangira kuba bwasakuza barabwumva. Ubwana bwari bumaze kuba bwakiraburiza, ndetse cyari nacyo gihe kinako kanya icyo kuba bwava aho ngaho gashiki katangiye kuba bwibwira agasaza kakati bivandimwe ati tube twava ahangaha twiruka rwose, ati abantu bari bamaze kuba batuvumbura indakeka bagiye kuba baduhiga. Umukobwa niko kuba yavuga ati dore ni twa ducurama dutoya, ati twarise ati kubera iki turi ahangaha. Utwana twatangiye kuza ahangaha muri ofisi dutangira kuba twakina kanjenje ndetse na manjenje n'umusore, ndetse mwibuke neza uyu musore yakagombye kuba ari anko w'utu twana ariko araturwanya cyane, ndetse kubibuke ko yigeze no kuba yadutereza imodoka cyangwa se yaha imodoka umushoferi ingabe yagonga utu twana. Utu twana twakomeje twirukanka aho ngaho muri ofisi turi kuba twabwira uriya musore wacu wari uri kutwirukaho ati twe n'ubundi ntago tugutinya rwose, ati ntago tugutinya, ati se twebwe twatinya umugabo nkawe. Umusore niko kuba yavuga ati ubundi gute biriya byana, ati birimo ahangaha. Niko kuba ba mama wako ndetse na papa watwo yahita yinjira, ndetse bari kumwe n'ikipe nini. Papa wiwe niko gutangira kuba yabwira murumuna we ati ubu ngubu imitego yawe rwose amajije kuba nayivumbura. Iwe yari ari kureba nk'urutozi, bigaragare ko ibyabo byari bigiye kuba byarangirira ahangaha. Umusore niko kuba yakitegereza Teri, aramubwira ati ubu ngubu wowe n'uwo musore mugiye kuba mwasazira muri gereza rwose, ati ndakeka tugiye kuba umuryango wacu wagira amahoro. Teri niko gutangira kuba yakiyoroshya, aravuga ati se Kimu, ati sinumvaga wansezeranyije ko tugiye kuba twakora ubukwe. Umukobwa hano Alisa niko kwambwira ati naguhaye gasopo wanga kumva, ati ndetse nakubwiraga buri munsi ko uyu musore Kimu atakemera kuba yabana n'umugore umeze nkawe. Ati se buriya wumvaga ngiye ndi kuba nakubeshya cyangwa se nagukinisha, ati buri muntu wese aba agomba kuba yahura n'urumukwiye. Umusore yatangiye kubabwira ati ibi ngibi rwose muri kwa mwakora biratangaje, ati murakeka badufunga. Kumva umusore akibivuga bahise bamuta muri yombi. Kimu niko kuba yamubwira ati nubwo uri murumuna wanjye ntibyambuza kuba inakohereza muri gereza ukajya kuba wahanwa n'ibyaha wakoze, ati kandi urabizi ibi ngibi ntabwo byari ngombwa. Teri niko kuba yatangira kuba yasaba imbabazi, avuga ati uyu murumuna wawe byose ati niwe wabashije kuba yabinkiramo. Ndetse ibi ngibi Teri yari ari gukora ahangaha ni nabyo bizaba mu minsi ya nyuma y'imperuka, ubwo bose bazaba bihakana bagenzi babo, ndetse bari kuba bavuga ko aribo baboheje kandi mu by'ukuri byose barabikoranye. Ahangaha batangiye kwitana ba mwana. Alisa wacu niko kuba yababwira ati izi nzererezi muzisora ahangaha ntazo nshaka. Abasore nuko babasohoye aho ngaho, ndetse umuryango wacu bigaragare ko wari ugiye kuba wakongera kuba wasubirana ukongera kuba wakiyubaka. Teri na murumuna wa Kimu nuko babasohoye aho ngaho. Utwana niko gusigara duserebura ahangaha ati mission complete, ati mission turayisoje. Mama na papa niko kuba wakitegereza abana babaza ba mama ati ubu ngubu noneho tugiye kubana nka famiye, ndetse tugiye kubana na papa wacu. Ndetse Kimu niko kuba yahindukira arangije atangira kuba yakirebera nyiramwiza wiwe ahangaha rwose Alise, atangira kuba yamubwira ya magambo meza umuntu abwira umukunzi wiwe. Imana imfashe intaba agiye kuba yamutera ya mitoma nk'imwe twajyaga tuvuga turi gusezeranya abakobwa tuko tugiye kuba twabaho iyi si, kandi mu by'ukuri iyi si ari iy'abantu benshi. Uyu musore nawe aze kuba yambabarira ntatange iyi si dutuyeho, tutaza kuba twabura ahantu twimukira cyangwa se dutura. Yatangiye kuba yamubwira ati reka mbe nakureba neza nkwitegereze, ati kuko ndagukunda, ati ndatekereza njye nawe tutazongera kuba twatandukana cyangwa se ngo ube wanjya kure. Ndetse umusore yakomeje amubwira ati nyuma ya byose twabashije kuba twacamo ndi kumwe nawe, ati ndashaka kuba nagusezeranya cyangwa se nawe uze kuba wansezeranya ko tutazongera kuba twatandukana nk'umuryango. Agakobwa nako niko kakambwira ati yego rwose mugabo mwiza, ati yego sheri, ati ibyo uri kuba wansaba ati ndabyemeye cyane rwose. Gira ko akaguru kacu ari ahangaha kari kabashije kuba ikarangirira umusore wacu yongeye kuba yakiyunga na famiye yiwe, ndetse ubu ngubu yari agiye kuba yakubaka umuryango n'umukobwa wacu Alisa ahangaha
ndetse ari kumwe n'utwana twe tubiri tw'impanga. Icyo ngusaba ni uko wadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo utazacika inkuru nk'izi ngizi, ndetse zimwe ziba ziryoshye, ndetse ntibagirwe kuba dukorera share no gukanda like kuko ni ingenzi cyane kuri YouTube channel yacu.